nagira ngo mbahe amakuru. Bya biyoga muzasanga twarabiciye, mwabyumvise? Muzasanga bitagihari. Ubu turi muri operation yo guca ibyuma burundu mu Rwanda. Dufite abantu ngira ngo bageze 20 b'abana bato bari kuri diareze uyu munsi kubera ibyuma. Impyiko zara ibyuma nivuga nizanzwe zirimo cya kintu bahagaritse uyu munsi. Leta biciye muri Minicom yakoze ibishoboka byose iha uburenganzira abanyarwanda bashobore gushora ngo batangize inganda ibicuruzwa. Baravuga ati nimugerageze namwe muzamuke. Ariko uyu munsi icyo tubona bamwe bashyize imbere amafaranga n'ubucuruzi bashyira hasi ubuzima bw'abantu n'igihugu. FDA yamunzwe na ruswa n'imikorere mibi. This thing buretse gato deka nyir'umupfu ni gufata hanuka deka hano makandi FDA Rwanda Standard Board yitwa Rika. Ukibaza ukavuga utaba abantu kugeza aho ibintu biba gutya. Icyambere aba bantu bagomba no gushinjwa guhombya igihugu ko abantu bakoresha imyenda y'amafaranga y'amadepo y'abantu. Banza witonde gato please. Ibi nago turi muri shamura. Ikirimo ni iki rero? Iki ni ikintu badakwiriye kureba aba investors mu gihe abo twahaye mandate yo kurengera abanyarwanda bakonsoma ibintu ku isoko baraho ngo bafunze amakaruvate bakora ubusa kugera kuri next extent. Iri tangazo ryagombaga gusohoka abandi bari bagezemo kare. Igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega please. Hamaze gupfa abantu 50. Iyo urebye ni mu gihugu hose. Nyagatare barapfuye, Ngoma barapfuye, Rwamagana barapfuye, Bugesera barapfuye, Gisagara barapfuye, Nyamagabe barapfuye, Nyabihu barapfuye. Ibi mbabwira si ukubihimba, itangazamakuru murarikurikira. Reka nongere mwikaze ari nako nkomeza kukwifuriza ibihe byiza wakanze subscribe hano kuri Kura TV show. None ni tariki enye ukwezi no kwa 8 umwaka 2026. Na yindi nkuru rero ikomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru yo guca amarikeri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni inkuru ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nk'abantu bacuruzaga aya marikeri bavuga ngo ibi bihombo tuzabibaza nde cyangwa ibi bintu bizabazwa nde. Nawe ukwiye kubyibaza aho uherereye hose, waba utwumva uri Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Abantu badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali, ese bimeze gute? Ndatekereza ko ku munsi w'ejo aribwo nagiye mbona baza bakusanya inzoga zimwe na zimwe batangira kuzitwara. Nibyo bintu rero tugiye kugenda tuganiraho 5 kuri 5 hano kuri Kura TV show. Urabona ko ari inkuru itari kuvugwaho rumwe habe na gato. FDA yamunzwe na ruswa n'imikorere mibi. This thing buretse gato deka nyir'umupfu ni gufata hanuka deka hano makandi FDA Rwanda Standard Board yitwa Rika. Ukibaza ukavuga utaba abantu kugeza aho ibintu biba gutya. Icyambere aba bantu bagomba no gushinjwa guhombya igihugu ko abantu bakoresha imyenda y'amafaranga y'amadepo y'abantu. Banza witonde gato please. Ibi nago turi muri shamura. Ikirimo ni iki rero? Iki ni ikintu badakwiriye kureba aba investors mu gihe abo twahaye mandate yo kurengera abanyarwanda bakonsoma ibintu ku isoko baraho ngo bafunze amakaruvate bakora ubusa kugera kuri next extent. Iri tangazo ryagombaga gusohoka abandi bari bagezemo kare. Igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega please. Hari umugani w'ikinyarwanda se ibi ngibi twumvikanye. Iki gihombo kiri kuraba ntago gishobora kugenda gutyo. This is very dangerous. Ngira ngo mwabyiyumviye rero nimbanje gucishamo video ya Kenisi na Mutabaruka ubwo bari mu kiganiro nabo bari kuvuga uko bari kubyumva. Iyi nkuru ikomeje guteza zagara n'igihomba abaturage benshi bagiye batandukanye bahuye nabyo. Sinzi kabisa ukuntu leta izabashumbusha. Bavuga ko leta ari umubyeyi kandi umubyeyi ntabwo abakwifuriza ikintu kibi. Hari benshi twarangije kaminuza twari turi gucuruza izi nzoga, abantu banzi barabizi, ariko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda batwandikira bavuga ati se biraza kugenda
gute, ese hari ukundi kuntu haraza kubamo mu gushumbushwa, ariko nyine iyo duhombye cyangwa abanyarwanda bakunda kuvuga ngo uhombye arabyimenyera. Reka twakira igihombo gusa nanone ntabwo twafokasinga ku gihombo gusa, n'ibizi nzoga zatezaga ikibazo urubyiruko, kandi namwe murabizi nubwo natwe twazicuruzaga cyangwa n'abazicuruza barabizi, hari abazicuruza batazinywa kugira ngo zitazabagiraho ingaruka. Rero urumva haba hameze nk'aho uri gutanga uburozi. Ni ibintu rero byinshi bikomeje kugenda byandikwa ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko abantu bacitse ururondogoro bavuga ngo ese iki gihombo noneho kiraza kubazwa nde. Nk'uko nabibabwiye, murabizi ko hari ababyeyi baba bafite abana bishyura minerivari zari ziturutse mu kuba baranguza amarikeri cyangwa bacuruza amarikeri. Mbese muri make si bo bonyine bahombye, ari abacuruzaga utubari. Urabyumva ko ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, buri muntu wese araza kwakira igihombo, cyangwa nyine sosiyete nyarwanda abenshi nka 20% biraza kubagiraho ingaruka. Mbere yuko dukurikirana ikiganiro cyose, umuvugizi wa polisi SP Rutikanga Boniface yagiranye n'itangazamakuru ari kuvuga impamvu baciye izi nzoga z'amarikeri. Reka mbanze mbibarize, ese hari umuntu wari warahumye cyangwa wararwaye impyiko kubera amarikeri mwamuziranye? Niba twumva uri iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, aho watwumva uherereye hose, yaba mu majyepfo no mu majyaruguru cyangwa umujyi wa Kigali, muze mutwandikire mutubwire ngo niba hari umuntu uzi watewe n'icyo kibazo akaba yarahumye nk'uko umuvugizi wa polisi yabivuze mu kiganiro ngiye kubacishirizamo, cyangwa hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma, ntawamenya. Kandi koko murabizi ko hari abantu tujya twumva ngo hirya no hino ngo yanyweye nk'icupa rya rikeri rigahita rimwica ako kanya. Ubwo buhamya burahari, byo sinabihakana. Hari n'abazinywa ngo bakava imyuna, yewe ni ubuhamya bwinshi ku nzoga za rikeri. Natekereza ko cyangwa navuga ko ngo bari baratinze kuzica, nk'uko abantu benshi bagiye tangaza cyangwa bagiye bakomeza gutanga muri komenti, cyane ko hari n'abacuruzi benshi baba bazicuruza ariko batazinywa kubera babizi ko hari ingaruka zagiraga ku bantu. Tutitaye wenda kugendera ku bihombo abantu bagiye bahura nabyo, reka tuvuge ngo twubake u Rwanda twifuza, kandi ntabwo twakubaka u Rwanda twifuza hari abarwayi barimo. Rero muri uko guca uburwayi ni uguca izi nzoga za rikeri. Mureke dufatanye, mureke muze mwumve kino kiganiro Rutikanga Boniface umuvugizi wa polisi yagiranye n'itangazamakuru. Asigaye duhure mu biganiro bitaba bya Kura TV show, murabizi ndabakunda cyane. Basubize nk'umupolisi, dushinzwe umutekano w'abantu n'ibyabo, ndetse tunareba n'umutekano we bajya mu ibyo barya. Ibihe turimo, si n'ibihe turimo, igihe cyose iyo ducunze umutekano, ducunga umutekano w'umucuruzi, umushoramari n'imari ze, ariko ducunga n'umutekano w'abakonsomateri, abarya ibyo abantu batanze. Mu bihe nk'ibi rero ubabaye cyane tumutabara cyane. Mu bihe turimo abakonsomateri uyu munsi tuvuga barababaye, tugomba gukora uko dushoboye tukabarinda none n'igihe kizaza. Reka mbahe imibare mito ya Minisante. Mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu ejo bundi hamaze gupfa abantu 50. Iyo urebye ni mu gihugu hose, Nyagatare barapfuye, Ngoma barapfuye, Rwamagana barapfuye, Bugesera barapfuye, Gisagara barapfuye, Nyamagabe barapfuye, Nyabihu barapfuye. Ibi mbabwira si ukubihimba, itangazamakuru murarikurikira. Niba mukurikira itangazamakuru ryacu rya buri munsi, abantu bavuga basore bamwe ibiyoga bakarwana bagakubita bakica bagatema, murabikurikira. Bimwe bakavuga ati polisi ni mutabare, nimba byabananiye duhamagara ingabo zibyikorere. Ba bandi bacuruza ibiribwa n'ibinyobwa bafite amahirwe yo gukosora bigatunganywa neza bikaribwa, bazahabwa amahirwe. Ahatari amahirwe yo gukosora bizahagarikwa, bifungwe. Dutangire dutekereza uburyo bushya, hatekerezwa uburyo bushya, bazahabwa uburenganzira bwo gutangira noneho batugaragariza ko bazatubera inyangamugayo zihagije, zizakunda amafaranga, ariko zigakunda n'abo zigiye kugaburira abazababera abakiriya. Kubakunda nuko ibyo bariye bitabagiraho ingaruka. Umucuruzi mwiza ntekereza ko yakaba yatekereza ku buzima bw'umukasitama we, ko kumubera umukasitama w'igihe kirekire, atari ugiye kukonsoma akaguduka agasigara n'undi w'ikisenzegeri.
nkeka ko iyo niyo myumvire tugomba kugira abanyarwanda. Leta biciye muri Minicom yakoze ibishoboka byose iha uburenganzira abanyarwanda bashobore gushora ngo batangize inganda, ibicuruzwa, baravuga ati nimugerageze namwe muzamuke. Ariko uyu munsi icyo tubona, bamwe bashyize imbere amafaranga n'ubucuruzi bashyira hasi ubuzima bw'abantu n'igihugu. Aho rero ntabwo twaba turi muri iyi myambaro leta yaduhaye n'iri darapo turyambaye ngo twicare duhumirize amaso abantu bapfe ngo kuko dushaka kurengera abantu bamwe bakorera amafaranga. Oya, Banyarwanda, ujya gusimbuka arabanza agasubira inyuma. Mureke tubanze twisubireho, dusubire inyuma, dutekereze ni gute ibyo ducuruza, byaba ari ibicuruzwa n'umunyarwanda, byaba ari iby'uruganda rw'umunyarwanda, byaba ari inde, bibanza bikuzuza ibisabwa kugira ngo ubirye